Abakurikiye channel inama nziza ku buzima twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tuje kubaganirira ku cyayi cyitwa The Divina. The Divina ni icyayi kabuhariwe gikozwe mu bimera bitandukanye 100%, kikaba gikoranye ubuhanga ku buryo ugikoresheje yabona ibisubizo byihuse. Kunywa udutasi 2 nibura ku munsi uhita ubona impinduka z'iki cyayi ku muntu wagikoresheje. Icyayi kigizwe n'ubwoko bw'ibimera bigera kuri 12 harimo nka ginger, holy twister, blessed thistle, papaya, marshmallow leaves, mariva leaves, chamomile, persimmon leaves, siberian, chaga, ganoderma n'ibindi bitandukanye. The Divina ikorwa n'ikigo cyitwa Vida Divina giherereye Ontario muri Amerika. Icyayi nk'uko twabivuze gikozwe mu bimera, kikaba gifite umumaro ukomeye wo koza no gukura imyanda ndetse n'uburozi mu mubiri, bigafasha urwungano ngogozi gukora neza cyane, ndetse gifasha umuntu gutakaza ibiro ku buryo bwizewe kandi bwihuse. Akamaro ka The Divina ni kenshi ariko twagerageje gukusanya bimwe mu byo ikora. The Divina ifasha cyane mu gutakaza ibiro ku buryo umuntu wese wifuza gutakaza ibiro bitamugoye, babandi usanga badafite umwanya wo gukora siporo cyangwa se umwanya wo gufata regime, The Divina yagufasha cyane gutakaza ibiro. The Divina ikura imyanda mu mubiri ikomoka mu byatunganirijwe mu nganda twavuga nka produit chimique. The Divina ifasha guhora ufite imbaraga mu mubiri, irinda ikanavura kubura ibitotsi, ikura imyanda mu mubiri, itera inzoka zitandukanye zirimo za sikarisi, zirimo za komonase, inzoka za amibe, inzoka zitandukanye, irinda ikanavura uburwayi bwo kugugarirwa. Abantu bagira ikibazo cyo kugugarirwa, ikibazo cya constipation, yaba iri constipation isanzwe cyangwa se yarabaye chronique, iyi The Divina ni ingenzi kuri bo kandi irabafasha. The Divina irinda ikanavura uburwayi bw'umwingo, irinda ikanavura agahinda gakabije icyo bita depression. The Divina irinda ikanavura uburwayi bwo mu ngingo, uburwayi bw'amagufa, imitsi na rubagimpande. The Divina nk'uko twabivuze ivura constipation, irinda ikanavura umuvuduko ukabije w'amaraso, iringaniza imisemburo ku bagabo n'abagore. The Divina ikiza vuba inkorora yabaye karande ndetse n'indwara z'ubuhumekero nka za asima, sinezite n'izindi zifata ibihaha, irinda ikanavura indwara zitandukanye z'uruhu. The Divina irinda kanseri zitandukanye. The Divina ikura imyanda mu maraso bigatuma itembera ry'amaraso rikorwa neza, ikora uturemangingo dushya tw'umubiri, izamura ubudahangarwa bw'umubiri. The Divina iringaniza ibipimo by'isukari mu maraso, irinda uruhu gusaza imburagihe, ikura imyanda mu mubiri itera kanseri mu mubiri, ikura ibinure bibi mu mubiri ndetse n'urugimbu rubi mu maraso. The Divina ikuraho inda ndetse n'ibicece, iki ni ikintu cy'ingenzi. The Divina irinda ikanavura kanseri ya prostate. The Divina irinda ikanavura infection. The Divina yongera ubushake ku bagabo n'abagore ndetse n'uburumbuke, kuko twavuze ko iringaniza imisemburo y'abagabo ndetse n'iy'abagore. The Divina yongera oxygene mu bwonko, ikanavura stress, irinda umunaniro w'ubwonko, bigatuma umuntu agira concentration mu byo ari gukora. Unywa kino cyayi cya The Divina ni byiza cyane kuko kikurinda ibisebe byo mu gifu, byo bita ulcère gastrique. Kuba ku muntu ukoresha The Divina ntabwo ashobora kurwara igifu, uburyo bwose butandukanye bw'igifu. The Divina irinda ikanavura hemorrhoide, abafite ikibazo cya hemorrhoide The Divina irabafasha. The Divina ikiza ububabare ku bagore n'abakobwa bari mu mihango. Abagore n'abakobwa bajya mu mihango bakababara, icyayi cya The Divina kugikoresheje ibyo birahagarara. The Divina ikuraho ibibyimba bifatanya ababyeyi ku bagore n'abakobwa. The Divina irinda guhindagurika k'ukwezi k'umugore. Icyayi cya The Divina kirinda uburwayi bwa hepatite ndetse n'amatiroyide. The Divina ifasha gusukura impyiko. The Divina ifasha gusukura umwijima n'ibindi. Icyayi cya The Divina ni ingenzi cyane ku rwungano ngogozi kuko gituma imyanda yaba yarasigaye mu mara ndetse n'ahandi hose isohoka, ndetse hakasigara hameze neza. Twakomeza tureba rero ko icyayi gitegurwa. Icyayi ko gitegurwa, ufata ucanira litiro 4 z'amazi, zamara kubira ugafungura agapaki ugakuramo agati bag karimo imbere mu isashi,
hanyuma ugashyira mu mazi, hanyuma ukagabanya umuriro, ugategereza iminota hagati y'icumi na cumi n'itanu. Iyo umaze gutegereza ya minota hagati y'icumi na cumi n'itanu, uzimya umuriro burundu, hanyuma ugashyira amazi mu ijerekani cyangwa se ahandi hantu habugenewe hafite isuku, mu kajerekani cyangwa se cyangwa se igicupa kinini cyajyamo litiro enye, amazi ukayashyiramo wamaze gutegereza iminota cumi n'itanu ari ku ziko, hanyuma ukabipfundikira ukabyihorera na ka gatibage ugashyira muri ya mazi, ukabitegereza bigahora nibura amasaha 8. Biba byiza iyo uteguye iki cyayi cya te divina ku mugoroba, hanyuma noneho ugategereza amasaha 8 cyangwa se arenzeho ijoro ryose, hanyuma ugatangira kugikoresha bukeye bwaho mu gitondo. Iyo ushaka kugira ngo ubone impinduka byihuse, ni ngombwa kukinywa gishyushye. Ushobora kujya ufata agatasi kamwe mu gitondo n'akandi gatasi ku mugoroba, ariko ushaka kugira ngo ubone impinduka byihuse ni uko cya cyayi ukinywa gishyushye. Ko wagishyushya rero ntabwo bashyira mu isafuriya ngo bashyushye, ahubwo ucanira amazi yamara kubira ukayakuraho, ugafata cya cyayi cyawe ukagisuka mu gatasi, warangiza ugafata ya tasi ukayitereka muri ya mazi yari yabize, hanyuma aya mazi yabize akaba ari yashyushya cya cyayi kiri mu itasi. Uko gikoreshwa, ukoresha agapaki kamwe mu cyumweru. Ni ukuvuga ka agapaki kamwe karimo tibag imwe wafashe ugashyira muri litiro enye z'amazi wacaniriye yabize. Ayo mazi litiro enye nizo unywa icyumweru cyose, ukanywa udutasi 2 ku munsi, ukajya ufata kamwe mu gitondo akandi nimugoroba. Icyayi ntabwo gikoreshwa n'umugore utwite, ntabwo gikoreshwa n'umugore wonsa, icyayi ntabwo gikoreshwa n'umuntu uri mu mihango, icyayi ntabwo gikoreshwa kandi n'umuntu waba ufite nyine allergie ku bikigize ibyo ari byo byose, cyangwa se ufite izindi ndwara zikomeye. Ni byiza kubanza kubaza umuganga wawe nimba se icyayi wagikoresha. Uramutse ugikeneye waduhamagara kuri telefone zikurikira: 0788 785 164 cyangwa se 0722 735 164, ndetse wanatwandikira kuri WhatsApp. Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp, n'abari mu ntara twakibagezaho, ndetse no muri Kigali twakibagezaho. Ukeneye ibindi byinshi cyane wasura urubuga rwa kundubuzima.rw. Ushobora kubonaho byinshi byimbitse kuri kino cyayi, cyangwa se ushobora kuri internet ukandikamo te divina ukabona ibisobanuro byimbitse. Niba ukeneye kino cyayi duhamagare kuri 0788 785 164 cyangwa se 0722 735 164. Kiye igizwe n'udusashi 6, abari mu dutibaga 6. Buri gatibaga gakoreshwa icyumweru, ni ukuvuga ngo umara ibyumweru 6, kandi te divina kuyikoresheje nibura atakaza ibiro 2 nibura buri cyumweru. Murakoze, mukomeze gukurikira channel yacu Inama Nziza ku Buzima, mukomeze gukora subscribe, mukomeze gukora like, mukomeze gukora share. Murakoze.